Fosina ko namutikuye abura kubadirija nta bazunguza mwese komeza kwisazamisha ko ngaho wehe tega tukore gahunda sibyo ibindi byose ngiye uzabimbaza ari amafaranga nayafite uzahe tuba chef wa diakoni nanjye ndi pasiteri kagasaza ngo urakeye umukobwa wa Kanyande kweshani ndakeye se gutarumeruka nyine impamvu nari ngweruka urabizi ku rusengero imirimo yose ibindeba njye n'umugore wanjye ariko cya yuko ari ijambo ry'Imana ritubuza guheheta ariko mana nawe ubundi nari kuzarambika agakiza hasi mana tukareba uko twabigenza Daniyo mikubuza tugendesha dukubure rura rusengero bazabona kuko nta kindi tugomba gukorera Imana usibye kujya udutunganyiriza mu nzu yayo tukareba uko inzu yayo imeze. Ariko ubundi shefu urufunguzo bambaye ko mbona rutanafungura hano Diakoni ntabwo araza ikibazo urabizi nubwo bwose twitangira umurimo w'Imana tuzinduka kare saa 11 tukaza ku kazi nta n'agatelefone mfite na kakandi nako gaherutse gupfa none se shari yukoresha yanjye okay ya indi yawe ndabizi yuko uyifite ariko nanze kuguhohotera kandi uziki ijambo ry'Imana ridusobanurira ko tugomba kubahana nk'umugabo n'umugore nagomba kukugisha inama kugira ngo bigende ku murongo abizi ntacyo nakora nkwishe nta kibazo reka tujye dukubura Diakoni radarabaza sawa reka nambike karaga kone hari yanze ngufashe ariko n'umugongo maze gushiramo kabiri ko ariko simana subu marikere ndagufasha ute ko kambe nicaye hano ariko ntacyo ndaba ngutera ka morali amasezerano mana waduhaye nzi kuzayasoza hari icyo wambwiye mana kabizo zabikora hari icyo wambwiye mana zaba peri hari icyo wambwiye mena nzaba umushumba nzaba na pasiteri marikere muretse Imana izabikora kere uno munsi ndasanga se bakinguriye nande koko sky komera Diako no komera Diako iki no gukoresha marikere nuko rwose witangira umurimo w'Imana wowe ndabona nta kibazo rwose umugore wanjye arabishoboye ndi warera none nzanye urufunguzo ko aba wagwibagiwe n'urwanjye rwanze kuhafungura sika urabizi nyaruka mu rugo iwanjye wihuta agura urufunguzo nzane na Bibiliya nabyibagiye mwihangana oya nakundi nagusuzugura umushumba ariko nanjye mu minsi iri imbere bazimika pasiteri nzaba hari igihe nzaba pasiteri cyapurisha
hanyuma bari kure Yesu ashimwe rwose Yesu ashimwe ariko arimo anakugaburira rero ikiboko Yesu aragabura wabibonye none se twajya kuganira hari inyuma buriya hari gahunda z'itoro turi gupanga ariko mba ngira ngo mbanza nzikunyuzeho nyine nk'umuntu witonda kandi ugira umurava dore wasokoje nabi ariko reka nakuzamurire ibyo nakubwiraga wajya nagusohoka nk'umuntu nyine witanga ku murimo w'Imana agira ngo tujye hariya tuganireho gatoya mu gihe Sikayi uriya mugabo wawe ataraza ariko ntaje nta kibazo ariko ndagira ngo nyine tubiganire mu ibanga tuzabitangaza mu itorero rusange abantu bose babone kubimenya hari ikibazo shani ya mukozi w'Imana Sikayi ari mwiza iyi minsi sinzi ukuntu utuntu uri kwisiga muri iyi minsi umeze neza we narije kureba Diakoni hano ariko niba uri umukozi w'Imana ntabwo byabura guheheta kuko turi muri iyi si oya hari ibiremwa Imana yaremye biteye ubwoba ariko reka tujye twisunga Imana yonyine nawe uravuze ngo uzakunde ugukunda yego ariko umugore wanjye Marike rero twasezeranye sinamuhemukira imbere y'Imana namanitse ukuboko ntabwo mwabura kubana ngo nuko turi kumwe tujye tubana ku ibanga imbere y'Imana sinamuhemukira wenda wazambemukire ariko ku buryo tuzajya duhura ntituvugane tuzajya tuvugana sinakubwiye tuzajya tuvugana bisanzwe ariko mfite umugore icyambere ni umutima mwiza umugore kandi nawe ukamwibuka nta kibazo kiba kirimo reka twite ku by'amategeko y'Imana dutegeka naherekare nkwinginga wabyanze ariko ndagira nkwibira ibanga ejo bundi bagiye gutora abayobozi nshobora kwita mba pasiteri mukuru nahita nkugira shefu w'abadiyakoni uri kwivugisha ngo ntabwo wasambana ubusa Rufonsina ko namutikwe Rufonsina ko namutikuye abura kubadirija ntabazunguza mwese komeza wisazanisha aho ngaho wehe tega tukore gahunda sibyo ibindi byose ngiye uzabibaza ari amafaranga nayafite uzahita uba shefu w'abadiyakoni nanjye ndi pasiteri kagasaza ngo ntabwo wamuca inyuma ariko watuza Marikerere kandi nanjye nzakwishyura ndabizi neza ntabwo naca inyuma uriya mugabo ndamukunda ko na Yesu yavuze ngo mwahewe muze mutangira ubundi uzakimaze tugenda ndumva ko uvuze neza ahubwo ubwo wowe urakoze ubundi jya utuza buriya rero yego narinzanye ariko siko kubona ukunyegerera umugore oya buriya tuvuga ukuntu Yesu akora imirimo mubwira reba ukuntu amaze gutukura ihangane Yesu Satani ntazabagerageza reba ukuntu amaze gutukura rwose mutazakora icyo cyaha umugore uramusiga kuko oya mba nagerageje uko nshoboye nubwo harimo ubukene ariko mba nagerageje akira kaka Bibiliya twadufunguzo nari ntuzanye Diakoni byari Bibiliya bo biretse mbanze nganiriza hajya n'umugore wawe akira twadufunguzo na kaka Bibiliya wari ununye yawe nje uje no kumvangira ujye bikapu ahubwo ungira inama uyu mugore buriya Diakoni dore ngo twadufunguzo kaka Bibiliya uzajabirira kugeza ryari uje nizo zihutirwa ahubwo nagira ngo ujye inama w'umuntu n'umugabo ubundi uyu mugore mu buriri ni umugore wawe mwa Diakoni urabizi rwose nakwizera nk'umukristo dusengana ariko ibintu byo kumfatira ku mugore wabizira pe ahubwo dore turaninde mbonye ijambo ry'Imana ikunda abagabo uretse usha Imana ikunda abagabo Sikayi we Sikayi sha byabanga amahoro
Warubaye iki se? Koko wamburanye iki ku buryo ugiye kuzajya uneza abantu dusengana buri munsi? Ubu koko uremeye ugiye gutangira kujya uneza abantu kubera ubukene? Ntabwo uzongera ubimbwiye inshuro zingahe? Ubu koko uzansubiza ku mutwe buri kanya urahindukiye uje utangiye kundabaza n'ibyo wari umure. Ukwiye urupfu wambwa. Mureke muko mureke cyane ibyo nibyo bimukwiriye ibyo nibyo Ko gisa wakabwawe.